murakoze. Ndabanza kushima, ndashimira umuyobozi waduhaye inyigisho uyu munsi Benjamin ko yakoze, kuko yaduhaye ibintu ubumenyi bukomeye, ubumenyi buhindura imitekerereze ya muntu. Cyane cyane inyigisho yahise mind education, yo guhindura imitekerereze yacu kugira ngo nk'abahagarariye abandi natwe tuzahindura abandi. Rero ndashima cyane ko nahigiye byinshi. Nasanze guhinduka ari ukubanza guhindura imyumvire yawe, ugahindura ibyo utekereza, ukamenya ko nuhinduka muri wowe no mu mutwe wawe hagahinduka, ubasha n'inyuma guhinduka mu migenzereze yawe. Niba ushaka kugera kure cyangwa kugera kuri bikomeye, banza uhinduke mu mitekerereze wumve ko urukomeye. Kandi nta kindi kidukomeza uretse icyitegerezo cyacu ari we Yesu Kristo, uza akaba muri twe akaduhindura, hanyuma tukagenda uko yagendaga tukagera ku bikomeye. Rero ndumva nishimiye cyane uyu mwanya nabaye hano, kandi nshishikariza n'abandi benshi kuza kuwukurikira kuko ni uw'ingirakamaro. Uzatuma duhinduka mu myumvire, duhinduke mu migenzereze, tuba abigishwa beza ba Kristo Yesu, kandi tuzagize natwe abandi benshi kuri byinshi, kuko dufite benshi baturebereraho. Rero reka tube icyitegererezo cyabo, tubabwire ariko tunakore ibijyanye n'ibyo tuvuga kugira ngo nabo bifuze kuba nkatwe. Murakoze, Imana ibahe umugisha.